azakunda niba uri inshuti yiwe ukoresha ibintu ari gukoresha kandi nabantu bakoresha ibiyobyabwenge bakiri batoya ubwo rero niba muri inshuti udakora ibintu akora nago mwavayibinga nyine kuko ndibuka ntago timuhuye ndibuka hari igihe twari mu kigo njyewe reka mpere ku bibi cyane njyewe nigiye muri Kenya guhera primary ndinze ndangiza high school nigiye muri Kenya cyane so ndahasobanukiwe cyane ibibi nagiye mpabona bangiriye nabi Muheto wari urimo cyangwa nuko nta bene wacu wari urimo none se abatsinze bari afite bene wabo hariya Yes reka nongere mbahe ikaze inshuti bakunzi ba IITV1 and radio muherere mwebwe mwese turabaramukije tunabifuriza amahoro nyagasani mu byo murimo kuri microphone nkuko bisanzwe nitwa Rutebuka Juste nkaba nakiriye ababombi mubona kuri frame ya kamera yacu mu byo kuri tugiye gukorana ikiganiro kigufi ariko ciza cyane ndizera ndashidikanya ko bari buze kwirekura bitewe nuko bafite ibintu byinshi bishobora gufasha benshi bagiye gukurikira kino kiganiro ariko mbere yaho hose ndagira ngo mbabaze aya masura nubwo mutoyibuka yose ntiyarimo abo mwibuka by'umwihariko ku rubyiruko ndizera ndashidikanya ko mwibuka Vicky muri Miss Mulenge no mugenzi we yari umwe mu bafana be babugufi cyane kuko ari n'inshuti ye cyane magara nibo twakiriye rero nibo tugiye kuganira ndabasaba ngo batangire bibwira abatabazi hanyuma tubimbura ikiganiro murakaza neza yego murakoze cyane amazina yanjye nitwa Shanti 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 ugira ibyishimo ndabona umerewe neza yego ndishimye cyane kubanga wow good murakoze cyane nanjye amazina yanjye banyita Vicky Vicky nawe koko bivuze gutyo uvuye ejo bundi bivuge kwa okay banyita Vicky Miss Mulenge sako rushaka okay oya ntabwo naribize Vicky ndu muheto nkaba umwishwa w'abasinzira ukeneye iki kindi ariko nyine mwabivugaga ati nitwa ni gisekuruza igisokuruza nari nakibrotse bra nakibaje Vicky ni fake wari wabrotse oya rata gato rero no utumye sasa mba serious kuri iki kibazo twagiye okay papa mwita Serukiza yahera kuri wowe amazina yanjye banyita Mwizere Victoire Vicky wa Serukiza wa Semutungwa wa Nyamuniga ushaka iki kindi ashaka nagize ngaho rero kubera ko turi kumwe na Miss kandi nawe agendanye na Miss ubwo ngubwo nawe nyine hari kuntu amavuta y'umu Miss agu wowe ni gute wo kwivuga ngaho ivuge kuko yivuze nanjye papa yitwa Elisha Gipara ndumuhiga sorry reka nivuge neza amazina yanjye nitwa Shanti ndumuhiga papa yitwa Elisha Gipara wa Kirayi yahetse kijumba ngumba sorry sugutukana oya reka ndekera kuri Kirayi ntago najya wigoze isoni oya reka ndekera n'abakijumba Shanti ngo numuhiga ngo wa Kirayi birangiriye aho Kirayi ndafite uwo muzaye aramufite n'indamuzaye Gashuri we n'indamuzaye Muhinyuza n'indamuzaye oya ntago ndi Miss wagombaga kugera kuri Buhiga ubwo nyine wabuhiga ndacyo Vicky tutarinjira mu kiganiro buriya kuri aka kantu gusa ko kwibwirana niki cyagushimishije muri Miss Mulenge mu buryo bwo kwibwira hari akantu kabayemo se gasekeje basi yaribagiye umunsi wawe umunsi wa mbere ngiye bambaza none navuye mu rugo ni ibingibi ndavuga ati n'uyu akurikirwa ndabibroka koko ngeze imbere mpita nkubita igisokuruza cyane wari cyo nanjye nabonye mwavuze ngo n'umwuzukuru wa Karaundi
ese umwuzukuru wa Karawudari bino bintu biragoye umwuzukuru wa Karawudari yatuyaramaje buriya turegeranye uzamushaka ni neighbor nuko umushaka mukaganira uzi ukuntu ariko yashimishije abantu cyane ahubwo yabaye celeb nanjye ngiye muri Miss Murembe ni ugukora akantu gatuma abantu bose bagushyira kuri stati uzi ikindi kandi yaje gutungura abantu kabisa kuko kugera kuri finale yahageze yabikoreye kabisa no muri finale yitwaye neza mu buryo bufatika uriya mwana yari afite project fatika kandi n'umwana uzi kuvuga mu bantu cyane rwose yari kujya kuri final ikintu cyamugoye gusa mu bigaragara arasa nk'utazi kinyamurenge yabaye cyane tureka kumutindaho kubera adahari yaba yari ari mu kiganiro maze ngo tubaye nk'abaganira ariko umwuzukuru wa Karawudi turamuramukije cyane ubwo Vicky avuze ko azamuzana tugakorana ikiganiro turi kumwe nabo bombi hanyuma nk'abari sibyo bari mu kigero cyane hano hanze ni ibiki muri guhura nabyo urabona muri abantu bari mu myaka itari myinshi ariko nanone kandi baciye ubwenge Miss Murenge nasubiza Miss Murenge ni umushitsi mukuru ni ugomba kuvuga ijambo riheka ni nka kwa kundi Samu yari kwavuga Oji akaba ari uheruka murakoze uri Samu mbese Samu twari Samu challenge ni nyinshi noneho especially mu bwoko bwacu nyine urabona nk'abana baba ari hano hari ikintu mukora nyine abantu bakabona tuvuge for example nkatwe YouTube nyine tubitangira abantu barimo bavuga ngo nuburara tibabyumve nyine kubera ko twebwe akenshi twakaza twarimo dukora igiswahili ndetse n'icyongereza none umuntu agahita ababwira ngo nuburara ngo rose kubera ko abana b'abanyamurenge ngo mudakora ngo ibintu bijyanye n'ibyo kandi wibuke ko ntago twarimo dukora nyine ibintu bijyanye no mu murenge gusa twarimo dukora ibintu bya rusange ni nk'utwo tuntu nyine bakunda gushyira akantu k'uburari imbere cyane ariko ntako muba mwifite ntako uri kubona dusa nk'ibirara ko abana bitonze abamisi wowe Vicky urabona hano hanze hari izihe challenge ku kigero cy'imyaka yanyu ku bana b'abakobwa ku bana b'abakobwa bafite hano challenges zitandukanye cyane ko bamwe noneho bagiye bafata character z'abanyakenya ugasanga bahinduye imico y'iwabo nyine ugasanga nyine iyo utabaye makini na generation turimo usanga nawe wahindutse atari ukuvuga ngo nibyo wari ugamije ugasanga nyine ni generation iguhinduye so hari challenges nyinshi bitewe nyine na generation tugezemo Vicky muri bamwe mu bana b'abakobwa numvise ko mwigiye hano muri gihugu ca Kenya musa n'abarangije amashuri cyangwa se ni secondaire ngira ngo murangiriza secondaire hano kandi mwarayihatangiriye niko ushobora kubivuga ese ni iyihe mico mushobora kubona wenda hari itari myiza mugiye mwigaga mu banyakenya interacting n'abanyakenya niye mico mwasanze imyiza ni mibi cha kintu cyo gusigasira cyangwa se cyo kugumana na cha kintu cyo kurejectinga niki wenda reka mpere noneho kuri Vicky nago hera kuri Samu kana mpere kuri Oji njyewe ikintu nabonye cyane uri kuvuga ibibi byiza ni bibi nuvuga ngo bya bibi abantu bashobora kurejectinga bya byiza abantu bashobora kugumana kubera ko mwe mwagize amahirwe yo kubana n'abanyakenya mu buryo buhagije kandi kindi mwibwe ko mu rubyiruko ari ibintu byose bibi njyewe reka mpere ku bibi cyane njyewe nigiye muri Kenya guhera primary ndinze ndangiza high school nigiye muri Kenya cyane so ndahasobanukiwe cyane ibibi nagiye mpabona ku bana b'abanyakenya usanga mu bigo bagira imico mibi tuvuge ngo ugasanga nk'igihe mutari muri class bari gutumira ama drugs bari gukora nyine ibintu mbese bidashimishije muri class mu kigo ugasanga rero nk'umwana waje ari umwana mwiza adafite iyo mico ugasanga mbese biramu affectinze nawe abaye umwe nabo atangiye kwitwara muri kwa kundi nabo bitwara mbese ntago bagira nyine imico myiza on the other side ariko ngarutse tena kuvuga ngo
ku byiza nahaboneye abana b'Abanyakenya n'abana beza bagira ubushuti mbese iyo mwabaye inshuti n'abana beza cyane kandi ikintu ngiye cyanshimishije indimi zabo urabona nk'iyo tuguma kuvuga ati twebwe tugiye kwibanda cyane ku by'iwacu ntabwo twari kumenya indimi ariko ubu ngubu kubera ukuntu twagiye twigana nabo twavuga English twavuga Kiswahili bitewe nabo sangiye ibyo ni ibintu bituma nshima kwigira Kenya n'abana baho nyine kubana nabo neza ya wenda ntarakugarukaho reka n'umuvandimwe Shanti agira ica bivugaho nawe yigiye muri Kenya nanjye nahigiye imyaka myinshi so reka mvuge mu kigo twigaga tuba muri board mu wa kane njyewe na VICKY twiganye mu kigo so ibibi by'Abanyakenya umunyakenya aza kunda niba uri inshuti yiwe ukoresha ibintu ari gukoresha kandi n'abantu bakoresha ibiyobyabwenge bakiri batoya ubwo rero niba muri inshuti udakora ibintu akora nago mwavayibinga nyine kuko ndibuka ntago timuhuye ndibuka hari igihe twari mu kigo bakubise umwana w'umunyakenya mugenzi wabo kubera ko ngo adakoresha ibiyobyabwenge bamumena ijisho ibintu nyine bitangaje kuko iyo udakora ibintu bakora barakwanga fo banagukorera n'ibintu bibi barakwiba baragukubita nyine barakubutinga mu kigo so rero ibyiza by'Abanyakenya umunyakenya n'umwana mwiza iyo ari ku ishuri abafokasinze n'ishuri kandi urabona akenshi abana b'Abanyamurenge baritse ishuri no gufokasinga n'Abanyamurenge bagenzi bawe which is not good iyo buriya uri ku ishuri nago tuba tujyanye tribe hari tuba tujyanye reason ni ukwiga gusa so rero iyo uri kumwe n'abana b'Abanyakenya ukabereka ko nta tandukaniro mufite nabo bakwereka ko ikintu cyose icyo utazi cyose barakwigisha pe ahantu utari kumva baragusobanurira ndetse ni n'abana beza ku buryo akubwira ati urana tugiye kurangiza ishuri hano hanze hakenewe gutya na gutya i Kenya n'abantu bari funny wenda tuvuge for example idea ya YouTube twayikuye ku ishuri agahita avuga ati Abanyakenya n'abantu bari funny nimugenda mugakora utuntu tumeze gutya mugakora bazabakunda n'abantu beza cyane babafasha ku hari akantu waruvuze uti iyo utari mu biyobyabwenge bo ntago bakugira inshuti yawe ubwo buzasabye ko wowe na VICKY namwe muja mu biyobyabwenge oya ntago jewe ndubwana na pasiteri kandi urumva batagomba gukunda ntago ari bose babikoresha ariko kandi iyo babonye nyine majority kandi uhita ubereka ko mwebwe atari bwo buzima mwakurimo reka mbabwire nk'ikintu twigwishije nyine tugishikamo baratwangaga ariko bagera ahantu hari ibintu bibiri twigisha abana b'Abanyakenya gusangira no gukundana nukuvuga ngo Abanyakenya bazi ko Abakongo umukongo ntashobora niba mfite iki nyine twarasangiraga abana b'Abakongo twabaga mu kigo ariko umunyakenya ashobora kuza mu kigo ari kumwe na sister we badashobora gusharinga ikintu nukuri ariko nyine bareba urukundo dufite twavuye mu kigo abana bose udashobora kubura ikintu ndagifite nyine baratangiye kugira umutima mwiza bagakundana bakaguheza icyo udafite nabo yakibura akaza akakubwira bazi ko Abakongo ari abana beza none iyo bigeze ku biryo twarabatahanaga yabona muhaye nk'ibijya kumigwa abo mu rugo nyine bahari ibo ni umuntu ngo udashobora gusura iwabo ngo aguhe ibiryo bahari nibwo buzima babayeho so nyine ni nk'ibyo bintu twabigishije VICKY urabona ngo Abanyakenya bakunda kubyina cyane mu kigo hagaze ubyina ndanabikunda cyane ndabikunda aha twagiye rero hanyuma hari ibintu twabonye mu minsi yashize tubona Miss Murenge iraje tubona VICKY n'umwe mu bakontesitanti ndabeshe se ntabwo beshya zagenze gute ni gute wicaye uratekereza uravuga uti reka nje kuko kontestinga hamwe n'abandi reka nje kuguhangana n'abandi ariko rero nawe juste njye ikintu cyatumye ngenda muri Miss Murenge ni ukubera ko bari basabye ibintu basabye njye nabonye mbyujuje kandi ndi umukobwa w'umunyamurenge so ego ko cyane mwiza ahubwo se ni gute banze kuno oya bugufise ikibazo ndi muremure nturesha byose nari mbyujuje kandi njyewe ikintu cya mbere cyatumye ngenda muri Miss Murenge no kuba ko nari mfite project yanjye rero Miss Murenge bari bavuze ko hari support urabona hari bari bavuze ko harimo amafaranga yo gutanga none nje yakubatsinze ndavuga ati njyewe iyi project yanjye ngubu VICKY aka kanya ntago navuga ati amafaranga ndayabona
nkore project yanjye ndavuga ati ariko ndamutse ngiye muri Miss Murenge byamfasha kwitinyuka bikanamfasha no kubona ayo mafaranga kugira ngo nzagire icyo nkora kuri my project. So iyo ni mpamvu cyane yatumye mvuga ngo reka njye muri iyo Miss Murenge. Hanyuma ibintu byarakomeje siko competition yagenze gute muri rusange guhera ku munsi wa mbere uwa kabiri ndetse n'uwa nyuma kuri wowe byagenze? Umunsi wa mbere yagenze neza, uwa kabiri igenda neza, uwa gatatu igenda nabi. Kwako navuyemo. Uwa mbere niki cyaguteye ubwoba ni gute byari bimeze? Uwa mbere nagiye mfite ubwoba kwako nenzi ko bambaza ibintu by'imico byo muri Kongo, kandi muri Kongo ntago nahabaye, ntago nzi ibintu byaho. So nicyo kintu cya mbere cyanteraga like ubwoba nyine nkumva nari bubashe kubona iryo kamba kwako numva ibintu byo muri Kongo kenshi nabonye last iyo bakoze mbona bibanze cyane ku bintu by'umuco, kandi nareba umuco nkabona byo muri Kongo ntago mbizi. Rero niho hawo nabonaga ko nzaferinga cyane, ariko ndavuga ati kwako nifitiye confidence reka ngende wenda byaba hari nawamenya ndajoininga. Ariko nyine ni byari byoroshye, ngezeyo baranambaza ngo amabara y'inka yo wana ndayashaka ndayabura se amabara y'inka ubundi nanga oya nungu yamaze nabiri uvuga narayamenye se barambwira kandi narabikwigishije. Reka tubwire abiri muwe bamwigisha. Nimba barambwira umukara oya twiretse ni bigondo na bitangasi bitse kumuki. Ubundi hariho ikigondo, hariho umukara, hariho umweru, hariho ibihogo, hariho ikirayi. Ikirayi ndiyo chibaga. Ntago nakibagize. Hanyuma Vicky ku munsi wa kabiri po byari bimeze gute? Ku munsi wa kabiri hari byari semi final. Ku munsi wa kabiri byari bikomeye kubera ko ku munsi wa kabiri byageze ama time yo gutangaza nyine ababashije kugera kuri final nyine baratangaza nkuko yibonye bansomye nduwa nyuma. Bansomye nduwa nyuma nari munavuga se bura Vicky nasobanuye nabi project yanjye nyine mbona ni ibintu wana nyine nari mfite ubwoba ku munsi wa kabiri ako mbona biciyemo uwo munsi ngendera neza. Bigeraga ku munsi wa gatatu. Ku munsi wa gatatu sasa bigenda biti ku munsi wa gatatu ako Vicky ko nari umufana wa byaje ugenda bite? Wana nanjye ibintu biri kumbabaza cyane. Okay, ku munsi wa gatatu nara performance nk'ibisanzwe naragenda avuga nkora speech yanjye. Wana uko nayikoze numvaga ntako nagize like nayikoze uko numvaga ko nshoboye haranavuze ibintu byose project yanjye ndayivuga nyine nihabura twatundi wibagirwa gusa iby'ingenzi cyane ndatekereza ko nabivuze urya munsi. Ako nyine bagiye gutangaza numva nyine singira amahirwe yo kuza mu burabo b'imbere, ako narabyakire ndavuga ati mu marushanwa abo gutsindwa no gutsinda ndabyakira ndavuga ati ngo ni ibisanzwe wenda hari next ni ngewe. Hari umuntu wajajinze mu gutsindwa kwawe? Umuntu ajajinze nje nta muntu ajajinga kwako ntago bajya kubikora sinzi ngo ninde wanditse abatsinze n'abatsinzwe, so nta muntu nigeze judging nta heta mfite hara gusa bangiriye nabi Muheto wari urimo cyangwa nuko nta bene wacu wari urimo. None se abatsinze bari afite bene wabo hariya? Oya simbizi ntago nari ndi muri Miss. Okay, ntago ibyo twabimenya cyane. Ntabwo waje gufana se? Njyewe ahubwo se nararyamaga. Vicky ntago naryamaga kubera Vicky. Yewe hanyuma aratsindwa disi. Nagahinda. Oya agaragahinda nyine byiza byinshi biri seri hari ahantu urabona buri wese aba yaje yiteguye gutsinda sibyo, ariko noneho abantu buri abatandukanye mu buryo bwo kwakira gutsinda cyangwa se gutsinda. Amarangamutima ni abantu bagiye batandukaniye. Uwa amarangamutima wagize naya? Nje nyine nkimara kubona ko natsinzwe n'ukuri nese niyakira, nise mbona ko ari ibintu bisanzwe kuko ngende umuntu narize n'ubundi kwiga hano hari igihe utsindwa n'igihe utsinda, kandi atari kuvuga ngo ntiwakoresha imbaraga zawe, warize uriga ibintu byose ubona ko wabikoze, ariko byagira mu gihe cy'ikizamini ugatsindwa. So nanjye nakoze uko nshoboye hariya, ariko kuva ntaratsinze ese ugati ni ibintu bisanzwe. Ubwo sinabonye amahirwe, ariko next nzayabona. So next time uzagarukamo? Next nago mbi I'm not sure ko nzagaruka, gusa binashobotse nagaruka kwako iyo confidence ndacyayifite
kandi wenda natsinda next ntawamenya project ubwo zihagarariye aho oya project yanjye ntabwo ihagaze njye project yanjye ntabwo nigeze nyihagarika gusa mbonye support rwose njye project yanjye nzayikomeza cyane reka tuze rero ku ntego yatumye tubatumira mu by'ukuri nubwo twagiye tunyura ku ruhande ariko cyane twashakaga kumenya impamvu aba bantu bombi bicaye baratekereza bavuga bati reka dufungure televiziyo umunani akora dukurikira Citizen niko mwabikoze buriya ni Citizen yanyu ni BBC yanyu ni ikintu mushaka gutangira none ejo kikazaba ikindi kintu mutatekerezaga mu by'ukuri ni gute mwicaye mutekereza gufungura YouTube channel yanyu uhereye ku mazina yayo asobanuye iki content zanyu ni izihe objectives zanyu ni izihe sinzi niba duhera kuri Sam hera kuri Oji niwe Sam ni uvuga Oji akaza nyuma okay murakoze twe igitekerezo twari tukimaranye igihe kuri hari abantu bazapfana ibitekerezo bakabura ubushobozi so natwe twagiraga igitekerezo ku buryo twagiraga n'igitabo cyari cyaruzuye ideas ni ukuri turi ku ishuri ariko nyine kubera ko tukiri ku ishuri tukavuga ati niturangiza segonderi tuzatangira kubera ko ntago twari gukora turi ku ishuri noneho ideas aho zavuye njye na Vicky turi inshuti kuva kera nako turi nk'abavandimwe aho bigeze noneho ni ibintu twese twakundaga ku buryo twagiraga cyane ku ishuri twagiraga cyane ngo ni murengesho ku buryo n'abana b'Abanyakenya bose barayizi twarayigiraga noneho twagendaga tubaza abantu amakuru noneho akaba kuwa gatandatu ari gihe babayeze umwanya mukareba televiziyo narangiza mugahita mukora ikinyamakuru nyine cyavuye muri story mwarebye noneho hari ukuntu abana baduhaga motivation weekend chantel izi munayizifanya murabishoboye natwe turavuga ati why not tutakora bino bintu kubera ko hano hanze hari akazi gakomeye hari kenshi tutashobora turavuga ati akangaki ko kubera kajanye n'umunwa wenda ntago ananiwe gucuruza Vicky mwana nyegase buri ahubwo waza kwiyereka yagize uyu Vicky ukunda bafite imbaraga nyinshi ndabizi ngaye nazi kwereka ahubwo uzi kunyanga Justin n'umugore cyane yatwara indobo ya melon bakora mu kamujengo ntabizi melon isa nizihari no turavuga none turangije turavuga ngo reka dutangire kuko nago tumaze n'igihe dufite niba ari 3 weeks dutangiye kuko twavuye muri examen nyine ari ibintu twari twarapanze turavuga reka dutangire yego YouTube yacu ni MTV ira letter M na amazina yacu twembi hako tuyatubaze biri serese sinyabaze oya wenda Vicky nari sobanura nabo basi hanyuma uze kutubwira amazina ayari ubwo iwe yitwaye wowe ukitwa TV oya M nyine M ni leti imwe dusangiye ubwo turaza kumenya iyo leti isobanura twagiye Vicky nshaka ngusobanurire impamvu donc urasa n'umwunganira ku mpamvu yatumye mushiraho iriya televiziyo impamvu yatumye dukora cyane YouTube channel nukuri twakundaga ibintu bijyanye na journalist twebwe nyine no ku ishuri twaragendaga nyine ibyo bintu nibyo bintu twabagamo mbese nk'ama club yacu yo ku ishuri ugasanga turi gukora ibintu bijyanye n'ibyo by'ubunyamakuru tubaza ibibazo mbese hari n'ahantu twajyaga nko mu bindi bigo nyine twahuye n'ibindi bigo ugasanga turi gukora ibyo ngibyo journalist ari byo bintu turi gukora akenshi nyine tukareba nka kwa kundi mwarebye televiziyo ari nko kuwa gatandatu byagera nyine nko kwa mbere kuri parade tukagenda nyine tukabisubiramo ibyo byavuzwe byose mbese byari ibintu dukunze cyane rero natwe ku ishuri twabaga twicaye tukavuga twebwe turangiza ishuri nta n'ikindi kintu tuzakora YouTube channel kwaka ibi ni ibintu biri mu maraso ntago ari ibintu byo gushakisha hari abantu baza bagenda bagakora ibintu oya ibintu byo kuvuga gutya biri mu maraso cyane suri kubireba iyi ni talent
kandi ntabwo tuzayipfusha ubusa kandi talent ntabwo ugomba kuyipfusha ubusa nimba ufite talent n'ukuri ukomeze njyewe talent yacu ni y'ubu journalist ni y'umuntu umuntu uzatunga benshi ya ni ibintu twakunze turavuga tuteka tubikore kandi byatubyarira umusaruro n'ikindi kintu cyatumye tuyikora twebwe mbese reka mvuge on my side gusa nawe ndabizi ko ariko bimeze ndi umuntu ukunda gufasha cyane mfite ikintu mba numva nafasha mugenzi wanjye noneho twakireba njyewe na mugenzi wanjye ntabwo dufite ubwo bushobozi cyane bwo gufasha abantu turavuga ati turamutse dufunguye YouTube channel twakora ibintu abantu benshi badusapotinga natwe twafasha abo dushaka gufasha nkuko mwabibonye nyine kuri channel yacu dusigaye tugenda dufasha bano bantu bo ku muhanda bano bataba bafite ibiryo babiriwe inzara tukabajyanira ibintu tukabipostinga ntihabuze ko hari umuntu nyine ubibonye nako bati nanjye reka mbaye support next nimusubire muzamufasha rero nabyo twabikoze bitewe nayo niyo mpamvu irimo mu bintu byatumye dufungura YouTube kugira ngo tuzagende tubona amasupport atandukanye yo gufasha abo bana nyine bagiye bari ahanga mu ma street nyine atandukanye baba ku muhanda byiza cyane tuntu twiza cyane ibyo ni ibitekerezo byiza hanyuma se mutekereza ko muzagarukira hehe imbaraga mufite gushoramo zingana iki cyane cyane ko murasa n'abarimo gukora mu murongo w'abandi bose mwebwe muzazanira ihe tandukana kugira ngo wenda hari bikunde kugaragara bigaragare mu buryo bwiza buri perfect kurenza abandi itandukaniro ngiye mbona ikintu cya mbere mwebwe nyine murabikora ariko njya mbona mukoresha abanyamurenge gusa twebwe ntabwo ibyacu ari ukubaho n'iby'ubwoko bwacu gusa twebwe uretse ko n'abana dufasha atari abanyamurenge usanga ari abanyakenya n'abanyamurenge tubabonye tukabafasha twebwe ibintu byacu rero twashatse kubigira mbese by'abantu bose mbese by'isi yose rusange ntabyo kuvuga ngo ni iby'ubwoko bwacu kandi ugasanga abantu bo bibanze cyane ku bintu by'ubujournalist gusa byo kubaza amakuru twebwe ibyacu si ibyo twebwe ni entertainment dukora ibintu bya games friend a perfect match ibintu nk'ibyo twebwe nibyo dukora bitandukanye n'iby'abandi amashow nyine urumva kandi cyane ntabwo muze kubona mu bwoko bwacu hari abagiye babikora rero ndatekereza iryo n'itandukaniro tugiye dufitanye mbese n'abandi ubwo ni ukuvuga ngo mukoresha indimi zirenze kuba ari ikinyamurenge kuri channel yacu donc muvanye indimi twe turazivanga cyane ku kinyamurenge tugikoresha turi kuvugana n'abanyamurenge nabo ntabwo ari cyane dukunda kugikoresha biterwa n'uwo twahuye nk'abantu bagabo bakuru kubavugisha muri English cyangwa muri Kiswahili ni ibintu biba bigoye tukababwira nyine mu rurimi rwacu ariko iyo bigeze nko kuba batoya bano b'urubyiruko abandi dukunda gukoresha English na Kiswahili nyine kugira ngo abantu bose bazabashe bisange babashe kumva ibyo turi gukora ibyari byo n'abatanga support bayitange bumvisha hari abantu nyine baba bakeneye kumva ibyo mukora kugira ngo nabo bagire icyo bakora nka supporting like ejo bundi twapostinze video I think tuyishira muri English na Kiswahili mbona muri comment aravuze ngo mvuge ngo ururimi rwacu ngo ntabwo twumvishe nyine ni ibintu urabona none twe duhitamo kujya dukoresha indimi zose tuzi kugira ngo abantu bose bazisange mu nyine bumve ibyo dukora mwaba mwaratekereje ku kantu ko kuvanga indimi kuri YouTube haba ikintu cyo kuvanga indimi ugasanga content zanyu ahubwo nibwo zigenda zisubira inyuma ariko mufasha ururimi rumwe tuvuge ku rugero nk'igiswahili ubwo wenda hari abanyakenya barashobora kwibwira ko muri abanyakenya bagenzi babo cyangwa se nubwo bumenya ko mutari abanyakenya ariko bakaba bafite content ziri mu rurimi rumwe niba ziri mu giswahili ni giswahili niba ziri mu cyongereza ni cyongereza cyangwa se wenda hari nubwo mwa mixinga icyongereza n'igiswahili abanyakenya byose barabyumva ariko ni mu mixingamo ikinyamurenge muraba mubatakaje n'abanyamurenge ni mu mixingamo igiswahili n'icyongereza muraba mubatakaje ako kantu nta challenge mukabonamo zirimo challenges ntago zabura ariko twebwe ntago kandi twareka kubikoresha byose kwako nimba ari abanyakenya turabashaka kandi nimba ari n'abanyamurenge nabo turabashaka twebwe ntago turi ubwoko bumwe ntago turi abanyamurenge gusa kandi twebwe iyo turi mu banyakenya turi abanyakenya ariko kandi twagera mu banyamurenge turi abanyamurenge gusa abanyakenya ikintu twe batuziho twebwe uzareba ibiganiro byacu byinshi dukunze kuba ko turi abakongo twe ntago iyo dukoze interview turavuga turi abakongo kandi we are proud ubwo rero nubwo babikora babizi ko turi abanyamurenge rero iyo babonye cyane twapostinze ururimi rwacu ntabwo bibatungura kubera ko ni ibintu bazi ko turi abakongo yes byiza cyane hanyuma nk'urubyiruko mukunze kubona
abantu benshi batangira ibintu bakabitanzira ariko noneho by'umwihariko muri ino minsi ndimo kubona abantu bafite imbaraga zo gukora, abantu bahagurukiye gukora n'abakobwa. Abahungu bari he? bararusha cyaragoranye bagiye gutabara muri Kongo. Mwebwe ntabwo mwatabara? twatabara Biriseri cyane, twatabara cyane. mwatabara none murashaka mukora iki? ahubwo vuba cyane iraca no tuzayijyana muri Kongo mu bijabo Mukadege. muka Zajana Vicky Mukadego. mugaki mu madego. Okay hapo. wowe wavuke muri Kongo? Ngenda Vicky umwaka ushize aya ntabwo bikusa muri Kongo. ntabwo bigusa ko kuvuye vuba. Nawe Vicky wavuke? Njye navukiye mu Rwanda. Wavuke mu Rwanda. Hanyuma tugana ku musozo w'ikiganiro turimo gukorana mu z'ukuri, ndagira ngo mwembi buri wese avuge ijambo rimuri ku mutima. Ikindi kandi nanone ndagira ngo mubwire abantu icyo mwifuza ko babafasha kuri channel yanyu. Murakoze cyane, icyo ngiye nabwira abantu badushigikire, bakomeze bakore subscribe to our YouTube. Hanyuma n'igikorwa MTV1 guys, please subscribe to our YouTube channel. Hello guys, welcome back to our YouTube channel MTV1 show. Yeah, we love you guys and make sure you subscribe, like, share and comment and adi wapeane share kwa mane enemy no mubanzi babo bose kabisa batange support. By the way n'igikorwa dufite cyo gufasha abana bo ku mihanda akibira babaje, nyine turi hasi nta bushobozi dufite ariko twe dutanga nyine uko dushoboye. Ariko nkara rusamba duheruka twajyanye ibiryo tugera hano kuri codinga, abana bariye barashonje bate agahinda ya nyine n'abana bababaje nubwo atari abanyamurenga ariko umuntu ugifite ubumuntu muri urabareba ukumva wanarira. Barashonje, nta myenda nta nkweto. None tugenda tuvuge nka last time niba twazanye tukavuga wenda nidusubira tuzashira bangaye inkweto, ntabwo ushobora guhumwe ngo ndasigara. Nyine ni ibintu bisaba ubushobozi basi buri hejuru, so buri muntu wese ureba ibyo tukora akumva nyine ari ikintu yakora badufasha. Murakoze. Murakoze. Ucikagiye avuga n'icyubero cyinshi. Murakoze bakundwa. Okay, murakoze kuri wowe ubashe kudukurikira hano kuri kino kiganiro. Turagushimiye kubw'umwanya watanze utureba, nukuri n'iby'agaciro cyane gakomeye. Ngewe nk'icyo nakifuje kubabwira as MTV1 show ya ndifuza kubabwira umwaka mushya, kandi ikintu cya mbere dukorere subscribe, share na likes. Ariko ikindi nk'uko mubizi turi mu gikorwa cyo gufasha abana. Nimba ufite support, nimba ufite imyenda, nimba ufite inkweto, anything you have mbese wafasha, kuko gufasha biruta guhabwa. Rero nawe wafasha wifasha mbese kuko nawe uzaho bwirageze. Uyu munsi ni uwo mwana, ejo ni wewe. So nimba ufite icyo ufasha ubafashe, kandi turabakunda cyane. Wow, reka naje nshimire bano bantu cyane. MTV1 izi igihe kandi igomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ibashe kugeza benshi ku bikomeye. Jenny twaruteuka Juste nayo nakiriye Shanti na Vicky. Hanyuma twari turi kumwe na cameraman mushasha nawe ndi tumuvuza ariko ni cameraman wa Vicky na Shanti. Ubwo ni umuntu uri buze kubasangiza ino shusho, nimubona ari nziza ni uzahora ikoze, nimubona ari mbi ubwo niko bimeze. Tunabibutsa abantu bifuza kwambara neza. Dufite iduka cyane. Dufite Aline Fashion akorera hari Santoni stage. Namugana niba mwarabonye na Vicky yari yambaye neza muri Miss Murenge. N'abandi bakobwa bari kumwe niwe wabikoze. Mwambika abakobwa gusa? Oya n'abahungu. Kuna kamera mane wanyu nimwe mwamwa. Uri kubona ukuntu yambaye neza. Drip ni amenya kwiyambika.